Hello guys, muri video ngiye kwereka se ni gute wafungura Binance account ukoresheje telefone yawe. Gusa ndakwereka intambwe ku yindi uko wafungura account ya Binance account ukoresheje telefone yawe. Wowe cyo biraza kugusaba no kureba video kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo, nta kintu na gito utarukije kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Mwibutsa nimba uri mushya kuri YouTube channel yacu, ukande subscribe, ufungure inzogera, ukande like kugira ngo uzajye ubona video nyinshi ngizi, ndetse wandike muri comment kindi twaza gukoreraho ubutaha. Abantu benshi bari barambwiye ngo nzabereke se ni gute wafungura account ya Binance, nibyo tugiye kurebera hamwe muri iyi video. Kadutangire. Ikintu cya mbere uraza gukora muri link iri muri comment ya mbere y'iyi video, uraza guhita wisanga hano dutangira gufungura account yacu ya Binance. Uri kubona ko hano dutangira handitse ngo create your account. Hano niho handitse ngo create your account, uri kubona neza cyane. Turata tuza dukande hano hasi, uri kubona ko handitse ngo complete KYC verification within 7 days after the reward is available for redemption. Tuanza bivuze ngo ino video tugiye kureba mu bice turafunguramo account step by step n'uburyo turuza KYC, nabyo ndaza kubibereka ukuntu bikorwa. Turakanda kuri get started, tegerezeho gato bibanze birodinge bize. Nibimara kuza rero ushobora gukoresha hano nimero za telefone yawe cyangwa ukabashyiramo email, cyangwa uhitamo ko wakoresha continue with Google. Ibyiza rero reka dukoreshe continue with Google cyane ko ari nabyo usanga bita byorohera abantu benshi. Guhita ugashyiramo email yawe. Hitamo email yawe, numara kuyikanda ukuyitamo right ukanda hano kuri continue, utegerezeho gato birodinge. Nimara kurodinga urahita wisanga ahantu hameze gutya, ukande kuri continue, uhakande gutya, biraza bimeze gutya. Bikimara kuza gutya urahita ukande hano handitse ngo next, ni uraza guhita ukanda, wakande gutya, uraza gutegerezaho gato bibanze birodinga. Uri kubona ko araza guhita haza ahantu hameze gutya, ukande kuri continue, utegerezeho gato bibanze birodinge. Bikimara kuza gutya urabona ko arahita haza ngo document verification. Ushobora kuba wafata ifoto cyangwa se ukaba waka-uploading ifoto. Kandi ushobora guhita ufata ifoto ukoresheje kamera ya telefone yawe, ukaba wascanninga indangamuntu yawe, ukaba wafata ifoto y'indangamuntu yawe kugira ngo baze kumenya neza ese nimba ko kari wowe, cyangwa ukaba waya-uploadinga mu gihe wayifotoye, biterwa n'ukuntu ubishatse. Ngewe ikintu ndakora misemo take photo, ndahita nza kuri continue, ubwo ngubwo ngiye gufata ifoto yanjye. Ndaza ntegerezeho gato birodinge, ndetse nkwibutse ko irizewe 100%. Allow while visiting this site. Mbere ukabona ko bahise batwohereza verification code, bahita bakohereza verification code ya email yawe wasizemo. Ubwo ngubwo turahita tugenda tuyikopiye muri Gmail, tuze tuyikopiyemo hano. Uyikopiya uraza uyishyiremo, numara kuyishyiramo uraza gutegerezaho gatoya hanze birodinge. Uri kubona ko nkanze wonge ntago bari kubyemera kuko ndi kuri codinga, ntago babyemera ko nongera no gukamera ndi kuri codinga. Ndasubira inyuma rero nkoreshe upload photo, kuko mfata amafoto ari muri telefone yanjye y'indangamuntu ariyo nza na uploading mo hano muri Binance yanjye. Kuva ariho ariko biraza gukunda, uraza kubiriko bisanzwe nushaka gukoresha take photo, take pictures, ariko ngenda koresha upload photos. Nimara gukanda kuri upload photos barakubwira ngo front side of ID card na back side of ID card. Ubwo ni imbere n'inyuma, niyo mafoto turaza ku uploadinga y'indangamuntu yacu. Turaza guhita tuza mo hano tuya-uploading nk'ibisanzwe. Ndahita nza hano muri telefone yanjye nya-uploading gutya, ndategerezaho gato abanze ya-uploading ho gato turebe. Guys, ndetse mwibutse gukora ibintu ushyiramo amakuru yawe ya nyayo. Numara gushyiramo
ifoto yawe ya mbere y'indangamuntu, uruhande rwa mbere uraza uhite uzushyiremo, umaze gushyiramo front side urahita uzana hano ushyiramo back side, nayo urahita uzamo hano uyihitemo neza cyane, ndetse bigusaba kujya ahantu hameze neza habona kugira ngo ifoto yawe uyishyiremo ize kubasha gukunda. Ukimara kuyashyiramo kuzishyiramo zose uraza guhita uza ukanda hano handitse ngo continue, uraza uhita kandi utegerezeho gato, numara kuhakanda rero baraza kubwira, uri kubona ko tugeze ku hano noneho tugeze ibijyanye no kuverifyinga isura, turaza dukande hano handitse continue, turakanda hano handitse continue, turategerezaho gato, uri kubona ko ari kutubwira noneho tugiye gukoresha kamera tuverifyinga isura yacu, ndakanda kuri enable camera, kubona ko bise bigenda kwa kundi ko ndi kurikodinga. Ubwo rero ngiye kubanza cyo bigusaba no kuverifyinga isura yawe kugira ngo babashe kuba bamenya amakuru yawe neza guys, ndetse nkwibutse ko ushyiramo amakuru yawe ya nyayo mu buzima bwawe busanzwe, nta gushyiramo amakuru yawe ihimbiye uzizemo ibintu bitari byo, ubwo ntago bikunda ko abantu baba baraza kumenyera cyane cyane uko wazemo indangamuntu yawe, rero ugomba gushyiramo ubwo n'ubundi niba uhuye n'indangamuntu yawe. Ukimara gukora verification y'isura yawe baraza hano bakubwire, ukimara gukora verification y'isura yawe hari ibindi dufite kuzuza, uraza hano uri kubona ko n'amazina yawe bahita bayabona, amazina yawe y'ukuri, uri kubona ko n'itariki zino navukiyeho ubwo bayisabye, ubona ko yandangamuntu twasizemo, kandi hano umaze no gushyiramo isura yawe. Ngiye mpamvu bitakunze nuko n'ubundi ndi kurikodinga kino kiganiro, rero ntago bari kubinyemerera ko nabikora, biri gusaba ko mbese kurikodinga nkabanza ngakora verification, ariko uraza kubibona no guhita ushyiramo isura yawe bakabanza bakayiverifyinga neza cyane. None ikintu tugiye gukora, turaza hano uri kubona ko bayisabona igihugu dutuyemo, iyo ufite ikindi gihugu wenda uri nk'i Burundi birumvikana, ubwo uza hano I have another country, ubwo nabo bitewe n'igihugu urimo bihita byikora, ukaba washyiramo igihugu utuyemo, uraza hano ushyiremo amazina yawe, uze ushyiremo amazina yawe nk'ibisanzwe. Ukimara kuyashyiramo uri kubona ko ayo ni amatariki navukiyeho, hano uraza ushyiremo, urashyiramo residential address, reka nshyiremo wenda Kigali, ariyo nzashyiramo Kigali Rwanda gutya. Noneho postal code nk'uko mubizi mu Rwanda twebwe duhita dukoresha amazeru atanu kabisa, niyo duhita umujyi uri kubona ko naho hagiyeho Kigali. Noneho turahita tuza hano gutya dukande kuri continue. Ukimara kubyuzuza rero uhita wisanga ahantu hameze gutya, ushaka kwandikamo ngo student, biterwa n'ibyo ari byo ugenda uhitamo bitewe n'ikintu ukora cyangwa se n'uko uri, ukaza hano ukagenda ushyiramo wuzuza ibintu bitandukanye, ugenda wuzuza wowe bitewe n'ukuntu umeze, ukagenda wuzuza gahoro gahoro. Uraza hano ukandi handitse ngo under review, uzuha kandi gutya, ukande kuri continue gutya, utegerezeho gato. Uri kubona ko gutya account yacu iba yamaze kuba yaba created. Rero ikintu uraza guhita ukora, uraza guhita ukanda hano handitse ngo next, numara kuhakanda rero uraza gutegereza gutya turebe, tujya muri email yacu uri kubona ko batwohereje message, turebe nimba account yacu yamaze kuba verified. Turahita tujya muri Gmail yacu twakoreje dufungura ino account, turebe se account yacu bamaze kuyemerera, se yamaze kuba verified, kuko gutya ntago bitaraba verified. Turahita tugenda tujya muri Gmail yacu turebe nimba bayemereye kuba yaba verified. Ikintu rero ndaza guhita mva hano mbanze njye muri Gmail yanjye ndebe nimba koko yabaye verified. Uri kubibona neza cyane, none ndaje mbikwereke. Uri kubona ko message batwohereje kuri email batubwiye ko verification yabaye successful,
bivuze ngo amakuru yose twatanze ni ibintu byose twakoze twabikoze neza. Urategereza n'ibintu birangiye ugategereza ino message. Iyo message iyo umaze kuyibona bivuze ko account yawe yamaze kwemerwa se cyangwa se yabaye successful. Ubu ngubu yemerewe kuba yakora ndetse ikaba yakora ibintu neza. Bivuze ngo amakuru yose twataze niyo ibintu byose twakoze twabikoze neza. Mu yandi ma video rero nzajya mberekaho ibice byinshi bigiye bitandukanye bya Binance tugenda tubona nuko wakorera amafaranga online nta gishoro, tugenda tunayikoresha mbereke ese ni gute bayikoresha, ni gute bayibikurizaho. Nzakwereka se ni gute ushobora kuba wakura amafaranga kuri Binance ukayashyira kuri momo yawe nta kindi kintu bigusabye. Wowe icyo bigusaba ukanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ujye ubona izindi video nyinshi twasohoye, ukanze like. Ikindi ushaka twaza gukorera muri video y'ubutaha ucyandike muri comment.